nkubwira n'ukuri buriya biragoye kugira ngo wumve ukuri ariko ari ibinyama wabyumva sweetheart. Banjye rero hari ibintu by'ubwiyanye bikanye ibyo bintu ubumbwiriza abantu babimbwiye shere kubibwirwa kenshi ubundi baravuga ngo iyo uhora usubira mu magambo ya magambo ntiyemerwa kuko aba yamaze kuba rusange. Icyo nzakubwira gitandukanye n'icyo bakubwiye uzagifata nk'ukuri. Okay, nta kibazo. Nese amagambo bambwiye urayazi nabanje kuyakunyuriramo kugira ngo banze ubone ibyo uzambwira. Nimba nkubwiye sweetheart ibyo bararimbwiye kambwira ngo warabimbwiye bakubwira my love kambwira ngo warabibwiye bakubwira mavi ego mavi wiseka ese uri guseka kubera ko wenda wishimye useka kubera ko wishimye uyu mwanya uri hano shira ndakwinginze ntugapfuza sibyo ndabashimye. Nese urashaka ko tubigenza gute gusa wapfuye ubusa urabona tuticaranye nta kibazo bifeba nta nubwo rwose nta nubwo nabiveba ahubwo ngushimira ubudasa sibyo gushimira ubudasa bw'umwanya wampaye byose ni banze mbigushimira rwose. Okay, nta kibazo mbere yo kubigusaba kugira ngo dufate akanya nkaka shere hari ibintu bigomba kubihinduka sibyo hakujya ndeba mu maso byibuze ese ntabwo nkuzi mu maso njye mba nkeneye kukureba sibyo uri kuntera isoni nyumva nk'ibintu byose urimo mbwira umukobwa nugira isoni kandi umukobwa nurize akose guhinkora ubu hagize umuntu tubona gutunkoraho gutyo shiri nicecekere basuganire n'ibi biti ngo iki nicecekere uganire nese kuvuga no kunkoraho nakuzanya hatuje shiri wakijye ujya nyine ariko kuvuga ntago ari ukunkoraho nyine jya umbwira ibyo ushaka kumbwira ariko utankoze narakubwiye ngo ibyo ngibyo byo kunkoraho bizaba ari uko wafashe gahunda nzima y'irembo none hari ikindi wumvamo kambanze nsasira irembo kuko nawe niyo ugiye gukura ku irembo uzi ko ufite abashyitsi sibyo sheri je t'aime beaucoup plus je t'aime encore je t'aime murakoze sheri ko tu avais une exigence ariko ntabwo ariko mba nanegereje mba ndi kubyumva wenda abandi bavugaga ikinyarwanda ariko ndi kumva hari akantu byibuze uri kuvangamo ukuntu hari akantu uri kuvangamo kameze ukuntu c'est juste va dire quelque chose commencer par vous demander ceci oya ibyo bintu ntabyo ndivuga ikinyarwanda sheri ni kuvuga ngo amashuri wize yapfushije ubusa mba mbikubwira kubera ko nzi kubasha kubyumva ngaho se reba uko ungenza nyine nsubiremo reba uko ungenza nyine y'universite nari subire mu ishuri araburikisha n'ababyeyi babyanze ni kofi yabuze nawe urabyumva n'ubushobozi bwa bwawe ruhamo nkubwira iki urukundo rufite ndarufite ahubwo se urabona rutanyuzuye senti bigaragara yes ntabwo bigaragara shampa ruranyuzuye urukundo rwo ruranyuzuye ko rutagaragara sheri kora akantu gato cyane gatandukanye mama ngenda wasiri mama waguhamagaye ubwo si we ni mama wawe mama we se nta zina agira aho bandika ubu nguyu mama wawe nta zina agira sheri ibi byose nabihindura igihombo kuko gukwemera ubu urekeho gato sheri ubu ndincira koko twavuganye yuko ibi bintu by'ibikobwa afite akabyinginga kugeza ubu n'umuntu arakwinginga n'icyo urukundo n'inyama uzanye n'izikaranze ufite iki gituma umuntu riri nk'igihemba naguhereye warangiza ukamira ngo urito uzasubira mu ishuri ngenda inyokose igihemba nagihereye nibwira arata areka ibibura buri yego urata
Wiriwe neza mama. Ababona mugenda. Uraho nyamusumba imfura intege. Uraho mwari mwiza uzira ibimwaro. Ubuse niwe wambwiraga neza mu kanya. Ngaha nkubwira neza iki. Umva genda. Umwana arampamagaye. Genda igira. N'ubundi niko mwabaye.